Kavimvira ni umupaka uhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko ku bikorwa bya gisirikare harimo ibyo ku butaka ndetse n'ibyo mu kirere. Kugeza uyu munsi tuvugana byafunzwe kubera urugamba rukaze M23 yaraye itangije muri iri joro. Ibyo byose tugiye kugenda tubigarukaho akantu ku kandi, maze tukugezaho amakuru akomeye kandi yihutirwa. Igisirikare cya Kongo FARDC muri Uvira noneho kirabihuhuye, cyamaze kuhageza indege ndetse n'abasirikare ibihumbi n'amadoroni atabarika aje gukora operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare bikaze ngo byo gukuramo M23 muri Uvira. Urugamba rwereye kandi rukaze rwongeye kuvuzuba mu buryo bukomeye, kandi ibintu byari byitezwe benshi ntibari bazi ko ari byo biri bube. Ubu tuvugana nico bita umuriro Uvira harashya noneho. Hagati aho M23 yamaze gucekera agace kitwa Macumbi, hamaze kuba tombe ngabo za FARDC ndetse n'iz'abarundi zapfuye ku bwinshi. Aha ni honyine habonetse imirambo itagira ingano, ibyo nabyo turabivuga. Nanone kandi ku rundi ruhande General Makenga amanutse ku rugamba n'ingabo ze zigiye gutsuka hano noneho muri Uvira noneho ku bwinshi, nyuma yo ku rugamba rukomeje gufata indi ntera ku rwego rwa nyuma. Abonye ko nta yindi gahunda atari kuja kureba urugamba rwo muri Sud Kivu rukomeje guca ibintu mu buryo bukomeye. FARDC mu burakari budasanzwe bamaze kubona ko idashobora kurekera n'isegonda na rimwe. Ibyo byose ndaza kubikubwira tukwinjize neza ku kibuga cy'imirwano, ndetse kuko bikomeje kuba urugamba rukomeje kuba akasamutwe kandi rugakomeza kuba imberege mu buryo bukaze neza ku butaka bwa Kongo. Nanone kandi ku rundi ruhande, nyuma y'uko M23 ivuze ko yiteguye kwirwanaho kandi ikarwana ihundura mu buryo bukomeye, umuvugizi wa FARDC Silver Matende nawe yamaze gutangiza intambara yeruye ndetse hano neza muri Uvira rwagati. Ariko muri Ruvunge ho byabaye isibaniro mu buryo bukomeye, nyuma y'uko abarije ba M23 ndetse n'aba FARDC bahuriye mu buryo bwo gucakirana bahambaye cyane. Ibisasu biri guturagurika ubutitsa. Ubu turinjira neza hano akakanya mu makuru yihutirwa cyane, maze ubundi tubabwire neza uko urugamba ruhagaze nyuma y'uko hakomeza kwaka umuriro mu buryo bukaze uturutse muri Uvira rwagati. Benshi bari kwibaza byinshi, ese koko aya masezerano ya Washington hari icyo ari bufashe? Turinjira muri gitangazo ndetse tugere n'imbere ku rugamba. Hagati aho intare za Sarambwe zakubise abazarendo bari bihaye kugera hano muri Bukavu ngo bateze icyo bise infiltration. Abatafashwe basize ubuzima kuva ku munsi w'ejo aho bita Kariyoto ndetse no muri Bukavu rwagati hari habaye isibaniro, ndetse ko habavana byabanje no kugoranaho gakeya. Ibyo byose turabivuga kandi noneho tubikubwire tunasesengura byose bikomeje kuvugwa. Hagati aho byarangiye M23 ishizeho inzego z'ubutabera mu bice igenzura, nyuma y'iminsi bivugwa neza ko ibice byayo kugeza ubu bituzuye, ndetse benshi banashinjaga ko idafite inzego zuzuye z'ubuyobozi. Ibyo byazatuma ibyo bise kwigenga kwabo ndetse no kugira igice bagenzura mu buryo bweruye kandi bwuzuye. Ibi byatumye ibintu bigenda neza, nyuma y'uko benshi bari babyifuza mu buryo bukomeye. Ariko turababwira neza akamaro kabyo ndetse n'impamvu M23 yashizeho ibiranga leta nshya bikomeje kwibandwaho neza, ndetse no mu rwego rwo kuzuza ibyifuzo by'abo barwanye. Hagati aho Joseph Kabila Kabange agiye gushinga umutwe w'inyeshyamba rugiye kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse bukanarwanya na Gisekedi mu buryo bukomeye. Ibyo byose turabivuga maze tunakubwira impamvu agiye gushinga umutwe we, mu gihe bose bari bazi ko agiye kurya muri M23 ndetse n'abarwanyi be bamukurikiye. Ariko ibyo si byo, ahubwo nabo bagiye gupanga icyo bita politique ndetse na defense militaire izatuma ibikorwa byabo bya gisirikare bigenda neza ku butaka bwa Kongo iracyagowe. Nanone kandi iwarika FARDC igiye kurwana urugamba rwo mu ibikorwa bikomeye kandi bya gisirikare bizatuma bigera kure mu rugamba iteganya kurwana inkundura. Ibi byose nabyo turaza kubivuga maze ubundi tukubwire neza uko urugamba ruhagaze, n'andi makuru menshi tutavuze mu mpfunyipfunyi yose tuyakugezeho. Ni ku muyoboro mugari kandi w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Nimba uri mushaka bari Rwanda rugeze hano kuri muyoboro, reba munsi gato cyane ahaditse like ndetse na subscribe maze ukoreho. Nanone kandi nimba dusanganwe ibuka gukanda like maze ubundi dukomezanye neza muri update n'amakuru yihutirwa gatanu ku kandi dukomeje kugutegurira. Na makuru yihutirwa twinjiye mu buryo burambuye. Umuriro ukomeje kwaka mu buryo bweruye hano muri Uvira. Ubu noneho ntabyo kongera guhishira cyangwa kongera kuvuga ko urugamba rwa Uvira rugiye kuba noneho rwihishe, ahubwo noneho urugero rwa nyarwo. Umuvugizi w'igisirikare Sylvain Ekenge yamaze gusohora itangazo ryemeza ko igisirikare cyabo kugeza ubu
bagiye kongera urugamba karundura rwo kurwanya M23 mu gace ka Ruvunge, bahita banategeka ko ingabo zabo zihita zihinjira ngo zirwanye M23 mu buryo bweruye. Ibi ngibi M23 yari yamaze gushyira hanze itangazo ryemeza neza ibikorwa bya gisirikare rihambaye mu kumvikana muri ako gace. Kuva mu gitondo niho operasiyo zari ziri gukorerwa Uvira, ariko noneho zijyanye no kurasana bya nyabyo. Bivugwa neza ko hari abasirikari benshi bahaguye, harimo n'abarundi ndetse n'abacencuro benshi bahise bapangwa mu bice bitandukanye, harimo Ruki na Runingo, aho bivuga neza ko bagiye gukora pozisiyo militeri y'urukuta ruhambaye kugira ngo M23 itabasha kubona aho ipfumurira, ndetse n'abasirikari bayo bari muri Uvira rwagati binjiyemo mu buryo bw'ibanga bikomeye. Ibi bintu biri gutuma ariko Ruvunge ariho humvikana imirwano mu buryo bweruye, barahita bakurikiza amasezerano ndetse no kuvugira bose hamwe ko bagomba kurwana. Byamaze gutuma urugamba ruhita rushuha bya nyabyo. Iby'amasezerano no kuba bari bazanye principe z'amahoro, ibyo biri gukurwaho. Ubu tuvugana intambara y'umuriro itazima iri kumvikana hano muri Uvunge neza muri operato. Amakuru dufite nuko igisirikare cya FARDC cyakaniye ko ubu noneho cinjiye mu mirwano, bagiye kubaka agace ka Kamanyora, ariko noneho gakenewe cyane mu rwego rwo kugira ngo position militaire zabo zongere zegere imbere. Ndavuga ko coalition imaze iminsi ikusanya imbaraga kandi igasanga ko zitapfa ubusa. Ibi byose bikaba bigomba gukoreshwa mu gunetereza ibitero byo muri Uvira, mu gihe bari bateze ko M23 yabatakana umujinya ukomeye cyane, ikabinjirana ikajya kubambura intwaro zabo. Ibi byose nabo ngo bakaba bagomba kubirebaho, bagakoresha ubwabaga bwose M23 ngo ntizabasumbe ingufu ngo bafatane Uvira. Urugamba ruri mu nkengero za Uvira, ariko ruteganya kumvira Uvira ni urugamba rwo gutetiza Kinshasa, ariko biteguye gusenya M23 mu gihe abasirikari bo ku ruhande rw'abarundi ndetse n'abafardesi biyongeye ku buryo bukomeye, kuko byamaze gutangazwa ko mu by'ukuri abarundi mu gihe baba bakuyemo hano muri Uvira, by'umwihariko bakakwa umupaka bakavimvira, batabona amajo ndetse no kuzongera ukongera kwinjira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uko bishakiye, badaciye kuri M23 bamaze imyaka myinshi bahanganye. Bikanavugwa neza ko abarundi bashobora kwiyambukira bakajya iwabo, ntibazongera gutekereza kongera gusubira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko baciye ku mupaka bakavimvira, kubera ko bamaze gufatwa n'intare za Sarambwe, kandi ko bari kwigamba ko ubu ngo bazakubita M23 bayikubitiye Bujumbura, kuko ngo kubikubitira Uvira bari kubona ko ngo bitari bukunde, kandi ngo biteguye kurwanisha indege n'ibindi bikoresho byose bafite, ariko M23 ntizarenga umupaka umutaru uturuka Uvira. Amakuru akomeje kumvikana turuka muri utu duce arakaze cyane kuva Runingo, kuko bivuze neza ko bishobora kuzaturika biturutse muri Runingo. Benshi bakavuga neza ko ari ikibazo gikomeye kugeza ubu ku mpande zombi. Ntiharamenyekana neza impamvu ikomeye cyane izatuma Uburundi burwana, gusa buzi neza ko bushobora kuzagabwaho ibitero nyuma y'uko M23 yinjiye muri ibyo bice. Biracyari induru zikomeye kugeza ubu kuri aka kanya, nk'uko dukomeje kubakurikirana update n'amakuru yihutirwa ava neza imbere ku rugamba kuri bya bikorwa bya gisirikare. Hagati aho reka twinjire neza ku bya Bukavu yari yavugishije amanga benshi kuva ku munsi w'ejo, nyuma y'uko abazarendo binjiye mu mujyi wa Bukavu bazi neza uburyo M23 iri kumisha ibisasu ndetse maze ubundi bakihura mu muriro waka. Gusa M23 baretse barabanza bararasa baturutse Kagoto. Biravugwa neza ko bakurujinda bagaturuka neza mu gace ka Nyangezi, bikarangira bageze hano rwagati. Mu kwifata amashusho bamaze kugaragaza ko bagiye gucekera Bukavu mu buryo bw'ibikoresho bw'imbunda ndetse no kugota position militaire za M23 zahise zihuta, ahubwo zirabanza zinabavizira bya nyabyo, zinamenye neza ngo ni bangahe, bose bari hehe, bese bimeze bite. Ibyo byose byatumye bihinduka neza vumbi na jasho. Amakuru dufite kugeza kakanya none neza hano Bukavu, bivugwa ko M23 biravugwa neza noneho ko M23 position militaire ndetse n'ibikoresho bya gisirikare harimo amadrone ndetse n'amamisira akomeye yamaze kurundwa hano muri Bukavu rwagati, by'umwihariko muri position militaire kugira ngo akomeze kunetraliza ibitero byose byagabwa kuri uyu mutwe, dore kufatwa nk'inkingi ya mwamba kandi ukaba uri mu mijyi ya kabiri ugize Kivu y'amajyaruguru.
nyuma y'iminota mike cyane nibwo aba bazarendo bateye muri Bukavu bakubiswe mufiririzo ndetse n'amasaza agakomeza kumvikana kugeza mu gitondo rwagati, bivuze ko barashwe ivumbi rigatumuka, abatarashwe babuze uko basohoka muri uyu mujyi, nta ni bya bindi bya vumbi na yasho, bitewe nuko aba bazarendo iyo bateye n'ubundi bagatsindwa bakongera kwambara imyenda y'abaturage. M23 ikabasha kubita batandukanye n'abaturage, nyuma bakaza kwitwikira ibitero by'ijoro byo kubangamira umutekano w'abaturage. Ariko n'ubundi na masaha abura barongera bacakirwe, byamaze gukomera. Hagati aho byarangiye M23 ishyizeho ubutabera mu bice igenzura, birashatse kuvuga ngo inzego za politike ndetse na parti militaire ndetse na parti ubutabera byose byahageze. Ukwigenga kwa nyako gukomeje kugenda kugaragaza isura nshya, ndetse bivuze ko urugamba rusha kandi rukomeye rwo gukomeza neza kuneta ibitero bya leta ya Kongo no kuba FARDC cyangwa se leta ya Kinshasa yabura ubwigenge mu bice M23 igenzura, kandi bikanagaragazwa n'ibikorwa byinshi bikomeje kuja mbere by'intare za Sarambwe. Intare za Sarambwe zikomeje gukora ibi mu rwego rwo kugaragaza ko mu by'ukuri zishoboye kandi zigomba kuba leta nshya, kandi ngo zigakomeza kugaragaza umuhati n'umurava ngo bafite mu kugerageza ngo gutuma ngo Kongo ngo yahinduka nk'igihugu kimwe kandi ngo kigendera ku matwara amwe. Ibyo benshi bavuga neza ko M23 izabishyira mu bikorwa, ariko none rero mu burasirazuba mu rugamba yatangije rumaze imyaka 3 bahanganye n'inyeshamba, urugamba rukomeye rutameze neza muri iyi minsi. Intare za Sarambwe zarahiye zivuma ko zitazigera ziva muri tuno duce zafashe, ndetse kandi bakaba mu by'ukuri bakeneye aho kuba ndetse no guhengeka umusaya, kandi bavuga ko Kinshasa ibi byose bigomba kuzaba ibireba, dore ko ibishyirwaho byose bishyirwaho n'ubundi Kinshasa ibireba kandi ikabitumbira, kandi akaba ari benshi bazabyiyungaho. Ibi bikaba bikomeje kuzagenda bikora kandi bigakora neza, kuko bikomeje kugaragara ko M23 ishize mu bikorwa icyifuzo cy'abenshi cyifuzaga ko M23 ikora politiki ariko ishingiye ku butabera. Ibi nibyo biri gukorwa muri iyi minsi kugira ngo byuzuze ibisabwa. Hagati aho iwari kare twahageze, urugamba rw'umuriro nirwo rukomeje kumvikana ku butaka bwo muri aka gace, nyuma y'uko FARDC imaze kuvumbura ko urugamba rwo ku muriro rwo ku butaka yishuyemo na M23 ibona ko itazarushobora. Nibwo imirwano bakangutse kandi bahari bariye mu karungu mu buryo bukomeye, ngo none ntabyo kongera kumanika amaboko cyangwa se gusubira inyuma cyangwa se wenda kuvuga ibindi. Ubu niho urugamba rukaze rwongeye kwimurirwa mu kirere. Bivuga ko drone 100 zaturutse neza mu gihugu cy'Ububiligi n'izifite na FARDC zongeye gushirwa kuri ligne de foro zigamije kugira ngo zongere zigutema M23 itari kumva neza buryo ki muri ino minsi urugamba rushobora kugenda byanyabyo. Ariko nanone bikaba bivuze neza ko bamaze kuyivumbura, kuko imaze kumenya kurwanira ku butaka ku rwego rukomeye, bityo ko FARDC yabibonye ko mu by'ukuri byose ko bitakunda, ndetse na position z'Ababiligi ngo zikavuga ko mu kirere ngo cyafite indege nke, ariko ariho zigomba kumanza zibanda kugira ngo M23 byibura ishirwe ku murongo, maze ubundi iraswe ivumbi ritumuke. Gusa ibi nubwo biri gukorwa, intare za Sarambwe ziracyafite position z'urugamba rwose, zimwe zikomeje guteza imvururu ndetse no gukomeza gushira mu jagararo mu gisekere cya FARDC. Kandi no ku rugamba ukaba wavuga ko rwose intare za Sarambwe zihagaze neza, kuko n'ubundi kuba batagize imirwano nta gace na kamwe bari babakuramo. Gusa bamwe mu bagwanyi ba FARDC update zihutirwa twari twibagiye kubaha, bari bwigamba ko bamaze gufata agace ka Katano kegeraniye neza n'ikibuga cy'indege cya Kavumu hano muri Sud Kivu, nyuma y'uko baguye muri parike ya Kabuzi Biega bamaze kugira imibare myiza yo gukora urugamba rukomeye cyane. Nanone kandi izi ni update turi buze kugera dukurikirana, maze ubundi tukabagezaho amakuru yihutirwa tumaze gutohoza aka kantu ku kandi hano ku muyoboro mukuru w'amakuru agezweho kandi yihutirwa bikomeje gukurikiranwa. Si ibyo gusa, ibyavuzwe biratinda n'ibiheda. Ubutegetsi bwa Neva kwivanga mu rugamba rwo ku butaka bwa Kongo kwitaranya na M23 kuri ubu butaka bishobora kubyara ibyago bikomeye, maze bakagabwa bitero simusiga bishingiye ku matangazo yakomaze gutangazwa na M23. Ibi kandi ntago ari byo gusa turi bugaruke, kuko n'ubundi tunanagaruka kuri iri tangazo aho ryagarutse ku bice byatangajwe ko M23 igiye kugabamo ibitero
ndetse ibi bice byinshi bikaba ari byo M23 igomba kwigarurira kugira ngo ikomeze inarinde ubusugire bwayo ndetse no kuba no kugira ngo izemererwe kuba Kivu zigenga. Ibi bice turagarukamo igomba kuba ibifite by'umwihariko, ndetse bikaba byaravuzwe ko mu by'ukuri igihugu cy'u Burundi gikomeje kwivanga muri zino ntambara za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byinshi biri kuvugwa ko mu gihe ikibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyaba kivuyeho u Burundi bwaba bugeraniwe. Ibi byose reka tuze tubyinjiremo noneho neza tukugezaho amakuru yihutirwa kandi akomeye. Icyo tugusabye ni ugukomeza kubana natwe, amakuru yo nakagaruka. Ciao ciao.